neza nitwa Nimugire Adeline naje kwatendinga iyi Mind Education ikintu yamfashije nabashije gusobanukirwa uko nahindura imyumvire yanjye kubijyanye no kumenya umutima w'Imana. Ikintu nabashije kunguka mu byo twize njyewe nshobora kwibeshya nibwira ibitari ibyanya byo kubera ko njye mfite imyumvire yanjye nk'umuntu, ariko iyo nshoboye kumenya icyo Imana ivuga ku buzima bwanjye nshobora guhindura imyumvire nkamenya umutima w'Imana icyo ari cyo. Rero umutima w'Imana niwo wampesheje kubasha gusobanukirwa ngo ese njye n'Imana turi umwe. Rero mbere ntabwo nari nzi ko njye n'Imana turi umwe, ariko unamenya ko njye n'Imana turi umwe kubera ko Imana yankunze cyane intangira igitambo aricyo Kristo. Rero ubwo Kristo yapfaga azira ibyaha byanjye habayeho kungwa n'Imana bituma njye n'Imana turi umwe. Rero Imana yampesheje kugira umutima umwe nayo biturutse ku cyo Kristo yakoreye ubuzima bwanjye. Murakoze. Thank you. Mazina yanjye nitwa Niyonkuru David. Nanjye umunsi nishimiye amahirwe cyangwa se umugisha ukomeye nahawe cyangwa se nagize wo kuba nakwatendinga Mind Education ya IYF. Twizemo ibintu byinshi kandi byiza by'umumaro. Njye navuga ko nk'icyo nizemo cyamfashije, nabashije gutega amatwi abantu benshi batandukanye kandi bose bavuga ibintu by'umumaro, ibintu byadufasha muri buno buzima. Njyewe ubwanjye ku giti cyanjye wenda nivuze umushumba Pastor ko hari urugero yaduhaye atubwira ukuntu dukeneye Kristo mu buzima bwacu. Hari urugero yaduhaye atubwira ko atwereka ibirahure qualities zigiye zitandukanye. Tubwira ati nk'iki kirahure urabona ko umuntu yaza akagikubita hasi kigahita kimeneka, ariko nk'iki ngiki cyo umuntu kwa ko kiri bulletproof, umuntu yanarasa n'isasu ntiryinjire. Atubwira ko dukeneye Kristo mu buzima bwacu, kuko dufite Kristo mu buzima bwacu nta cyabasha kutwinjira icyo ari cyo cyose. So rero iyo ako kantu nakagumanye cyangwa se iyo nyigisho nayigumanye yamfashije, ni ingabo numva nzajya nikingiza buri gihe muri buno buzima. Byari byinshi, nize byinshi, nungutse byinshi. Navuga ko Mind Education ni inyigisho buri munyarwanda cyangwa se umuturage wese akeneye mu gihe yaba akeneye kugira ibyo yungura. Murakoze.